I was there when needed someone who wasn't getting over you. munyemerere rwose mbikuye ku mutima dushimire abantu bakomeje kuduha comment, abantu bakomeje gukurikira video za Mu Buzima TV, abantu bakomeje kutwereka ko turi kumwe. Ni series za abortion cyangwa se series zigisha icyo gukuramo inda ari cyo, icyo amategeko y'u Rwanda ateganya, ese ni bande basonewe uburyozwe bw'icyo itegeko riteganya nk'igihano ku wakuyemo inda n'ibindi. Mu kiganiro giheruka rero twari twavuze ku kijyanye n'ingaruka cyangwa se icyo umuntu yakwitega aramutse akuyemo inda. Ese ingaruka zishobora kumubaho ni izihe? Ese ntacyo bitwaye? Ese biragitwaye? Ese biri mu mahitamo wakora? Mugume rero, mugumane natwe kugira ngo tubashe kubinyuranamo, tubisesengure, hanyuma namwe muduhe inyunganizi muri comment. Hanyuma wenda habaye hari icyo twibagiwe ushobora kutwandikira cyangwa se ukanatubwira muri comment uti iki niki ko mutakivuzeho, ese ntacyo gitwaye cyangwa se nta nicyo kivuze. Byose birashoboka. Tutari twajya muri byinshi rero, nuko gukuramo inda ubwabyo ni acte cyangwa se ni igikorwa gifite risike zitandukanye ziyiherekeje, ariko twongera kwibutsa abanyarwanda ko mu by'ukuri amategeko y'u Rwanda ntabwo yemera ko buri muntu wese akuramo inda keretse abasonewe n'itegeko. Impamvu cyangwa se abasonewe abari bo bagaragara muri part 2 y'ibi biganiro bya series zigendanye no gukuramo inda. Abo ngabo nibo bonyine basonewe n'itegeko kubw'impamvu twasobanuye cyangwa se tuzagenda tunasobanura muri series zikurikiraho. Hanyuma reka tugaruke ku ngingo yacu. Ingingo yacu iri kuvuga iti ese ni izihe ngaruka cyangwa n'ibihe bibazo umuntu utwite inda atifuza cyangwa se bibaye ngombwa yuko yayikuramo, ese ni ibihe bibazo yahura nabyo? Ibibazo rero turabireba mu buryo bw'amaharakubiri. Muri iki kiganiro part ya 3 turarebamo ibibazo umugore wakuyemo inda mu buryo yayikuriwemo n'umuntu utabifitiye uburenganzira, ibibazo ashobora guhura nabyo, ibibazo bishobora cyane no kuba binatandukanye n'ibyo yahura nabyo abaye yayikuriwemo n'umuntu wabyize cyangwa se n'umukozi cyangwa se n'umuganga uko itegeko ribivuga, umuganga wemewe wa leta. Ikigendanye n'ibibazo wenda umuntu yagira inda iramutse ivuyemo yakuwemo na muganga wemewe wa leta, dushobora kuzareba indi part tubivugamo. Urugero wenda dushaka kubivuga nko muri part ya 4 cyangwa ya 5 y'izi series, ariko uyu munsi munyemerere twibande cyane kuri bya bibazo umugore wakuyemo inda mu buryo butemewe, wagiye hepfo kwa rumashana cyangwa se kwa wa muganga entre guillemets utemewe na leta. Ibibazo yahura nabyo ni ibihe? Hari itonde rirerire rero ry'ibibazo bitandukanye umugore ashobora guhura nabyo aramutse akuriwemo inda n'umuntu utabifitiye ubumenyi buhagije, umuntu utabifitiye ububasha. Ikibazo cya mbere nk'uko twanabivuze, ntabwo byemewe mu mategeko hano y'u Rwanda. Icyo kiba kimugonze kuko
umuntu wenyine amategeko agaragaza yuko yemerewe gukuramo inda hari muri ba bandi 5 twabonye. Hanyuma ikindi itegeko rinagaragaza ko rihana umuntu wese ufasha undi gukuramo inda, kandi twabonye ba bandi 5 nabo ntibajya kuyikuriramo aho bashaka, bajya bagana umuganga wemewe wa leta. Ubwo ni ukuvuga ngo ari uwagiye kuyikuriramo munsi y'urugo cyangwa hehe kwa rumashana, reka bariko nkomeza kwivugira, ndetse n'uwayikuriyemo kwa muganga, bafite uburyo bafatwa imbere y'amategeko bitandukanye. Hanyuma ikindi kikaba noneho ibibazo nyirizina birebana n'ubuzima umuntu ashobora kugira igihe yakuriyemo inda ahantu hatizewe. Mu ndimi z'amahanga bakunze kubyita unsafe abortion. Unsafe abortion uko byumvikana donc ni uburyo bwo gukuramo inda ariko bushobora guteza ibibazo ku buzima bw'uwayikuyemo, hanini bitewe na tekinike zakoreshejwe n'ibikoresho byakoreshejwe n'uwabikoze, ubumenyi afite aho buhera naho bugarukira. Ibyo byose bishobora gutuma inda ivamo ariko ikanasigira ibibazo bikomeye cyane bishobora no kumuviramo urupfu uwayikuriwemo. Reka rero wenda mvuge bimwe mu by'ingenzi bikunze kugaragara, cyane cyane ko twe kwa muganga hari igihe batugeraho bakererewe, babanje kunyura kwa rubashana kubwo gutinya cyangwa se gushaka gucengana n'amategeko, aho usanga umuntu agiye akagira ibibazo mu myanya myibarukiro yiwe. Urugero, iyo bari gukuramo iyo nda hari igihe bishobora kuba ngombwa yuko bakomeretsa cyangwa se bakanapfumura nyababyeyi. Ibyo bishobora kuba igihe bari gukuramo inda, bikurwamo byasiri n'umuntu utabifitiye ubumenyi buhagije. Ibyo rero bishobora gukururana bikavamo kuba umuntu yava muri icyo gihe bari gukora icyo gikorwa. Umuntu ashobora akava donc uko umuntu ava amaraso yavuye yadasimbuwe, hari donc bishobora gutuma abura ubuzima igihe adatabawe hakiri kare. Ikindi wenda nahereye ku bibazo bishobora kuba ako kanya icyo gikorwa cyo gukuramo inda kikimara kubaho, ibibazo bishobora kubaho ako kanya. Ikindi ni ububabare bukabije, ngo akenshi bariya abavuzi bo muri quartier ntabwo mu by'ukuri baba bafite imiti ibafasha donc kugabanya ububabare. Iyo rero ugiyeyo ibyo bakora byose babikora ubyumva, ububabare bushobora kuba bwinshi, umuntu akananirwa kubwihanganira. Hari naho ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko ububabare bukabije bushobora gutuma umutima uhagarara, ibyo bita arrêt cardiaque, donc umutima ugahagarara kuko umuntu yagize igipimo cy'ububabare kiri hejuru cyane. Hari n'ibindi byahita biba muri ako kanya. Umuntu ashobora kugira trouble cyangwa se kugira ibibazo byo mu mutwe. Umuntu ashobora donc ni byinshi bigiye bitandukanye. Noneho mu gihe kirekire rero, cyangwa se wenda na mbere yuko tuvuga iby'igihe kirekire, twigeze kuvuga yuko hari ubwo nyababyeyi iba ishobora gutoboka. Iyo itobotse rero ako kanya umuntu igikoresho uri gukoresha gihita cyinjira mu nda nyirizina. Amara rero ashobora gusohoka,
ibice byo mu nda bindi bikaba byakomeretswa, yewe bitanafite naho bihuriye n'imyanya myibarukiro. Ibyo byose bikaba bishobora guteza urupfu njye nakwita urw'amarabira rutateganyijwe. Tuvuye ku bibazo rero cyangwa n'ingaruka zishobora kuba mu buryo bw'ako kanya, reka turebe noneho n'ingaruka zishobora kuba haciye igihe runaka. Umuntu wakorewe adakorewe kwa muganga wizewe, aho aba afite ibibazo cyangwa se risque yo kugira ama-infection. Ngo iyo agize ama-infection, donc kubw'ibikoresho byakoreshejwe, kubwa tekinike yakoreshejwe n'iki ibyo byose bishobora gutuma agira ama-infection. Infection rero zishobora gutuma agira amashyira mu myanya myibarukiro, bityo bitavurwa hakiri kare, izo infection cyangwa izo microbe zikaba zakwirukankira hose mu maraso, kandi ibyo birica. Ntitwifuza rero ko mu by'ukuri abagore bacu, abakobwa bacu bapfa, kuko hari byinshi igihugu kibategerejeho. Igituma rero nicyo gituma twebwe dutekereza ko byaba byiza habayeho kubungabunga ubuzima bwabo, kandi birashoboka. Umfashije ugakora like, ugasharinga kuri no video, byagabanya nibura umubare w'abantu batekereza kwiroha mu buryo bwo gukoresha abortion iri unsafe, nk'uko twigize kubivuga. Cyane ko abantu benshi ko bagenda bamenya amakuru, bigenda birushaho gufasha, donc icyo bita mu ndimi z'amahanga community awareness. Kuko community awareness igenda izamuka, niko abantu bagenda bafata ibyemezo bishingiye ku bumenyi bwizewe bafite, kandi ibyo byemezo byose iyo tubishyize hamwe dusanga ko bigenda bifasha kubungabunga amagara yacu. Ngayo nguko rero uyu munsi wenda nkomeje ku cyo twari twatekereje turi buganireho. Twaganiriye ku ngaruka umuntu wakuyemo inda ashobora kugira, aho twibanze cyane ku ngaruka zigirwa n'umuntu wakuyemo inda mu buryo bushobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwe, icyo twise unsafe abortion. Hanyuma tukabona nanone ko ari byiza ko umuntu atagerageza gukwepana n'amategeko, ahubwo areba icyo amategeko ateganya, akagendera mu murongo w'amategeko, kuko amategeko y'u Rwanda ntabwo yemera ko buri muntu wese akuramo inda, ahubwo ateganya abantu bemerewe gukuramo inda kubera impamvu runaka twagiye tuganiraho. Nkaba rero ngira ngo mfate uyu mwanya mbashimire kubera ko mukomeza kugaragaza yuko mukurikira ibiganiro byacu, mbasaba gukora subscribe, ugakora share, hanyuma ugize ikibazo ukaba watubaza. Uko dukomeza gusangira ibitekerezo, niko tuzakomeza kugira umuryango muzima, umuryango ufite ubuzima buzima, umuryango ushobora kugira icyo umarira igihugu, umuryango ushobora kugira icyo umarira igihugu, umuryango ushobora kwiyubaka ubwawo ndetse ukubaka n'abandi bafite ibyabashengabaje. Ngayo nguko rero ntabwo ndi bwizimbe mu magambo menshi. Mwabyumvise yuko gukuramo inda bifite ingaruka bijyana nabyo. Abantu turabasaba, tubashishikariza kwirinda kujya gukuramo inda ahantu hatemewe. Ni ikizira, ntago byemewe, ntibibaho ko wajya gukuramo inda
ugiye ahantu hatemewe, ibyo bigereranywa no kwiyahura, kandi ubuzima bwanyu, imbaraga zanyu, igihugu kirazikeneye. Mugire amahoro. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mix the potion, mix it up, girl, put it in motion.